Haleluya, dushimye Imana ko ikomeje kuturinda kudutije ubuzima. Imana ishimwe, kandi twongeye gushima Imana ko igikomeje kudukundisha uyu murimo mwiza wo gusoma ijambo ry'Imana no kudutera umwete. Ni iby'umumaro, ni iby'agaciro gusoma ijambo ry'Imana, ni iby'agaciro kugira ijambo ry'Imana mu mitima yacu, kandi nta bundi buryo twaritunga tutarisomye. We dufatanya uyu mwanya mwiza wo gusoma ijambo ry'Imana, we dufatanya umwanya mwiza wo gusangira ibyadufashije muri ryo. Yesu aguhe umugisha kandi agukomeze. Amen. Uyu munsi dukomeje gusoma igitabo cya Yosuwa, ndetse turakirangiza none kuko turasoma ibice 23 n'igice cya 24 ari nacyo cya nyuma mu gitabo cya Yosuwa. Dusome na Zaburi ya 44, dusome n'urwandiko rw'Abikorinto ba mbere igice cya 11. Muri urwandiko rw'Abikorinto tubona ukuntu Pawulo yahuguye Abikorinto mu buryo bunyuranye, agaruka no ku by'igaburo ryera n'ukuntu badakwiye gupfa kurya no kunywa, ahubwo bakwiye kwinira bakisuzuma kugira ngo batanywera kwishyiraho urubanza. Imana itugirire neza. Kandi hano hantu natekereje ko hari abantu batajya baha agaciro igaburo ryera, rimwe na rimwe bakabaho batanarirya. Ariko ni iby'agaciro kwegera ameza y'umwami, ni iby'agaciro kurya igaburo ryera, kuko Yesu yasize atubwira ngo tujye dukora dutyo kugira ngo tumwibuke. Iyo turya igaburo ryera twibuka igikorwa Yesu yakoze ku musaraba, kandi nicyo cyatumye tubaho, nicyo cyatumye tuba abana b'Imana, nicyo gituma dufite ibyiringiro none, nuko Yesu yaducunguye. Nawe ujye uha umwanya igaburo ryera, kandi urirye uticiraho urubanza, urirye wejejwe, ntupfe kurya no kunywa, ahubwo urye ariko wiyejeje, wiyiniriye, wisuzumye. Imana itugirire neza kandi dushoboze. Mu gitabo cya Yosuwa tubona Yosuwa ko yari agiye gupfa, hari hageze yuko asanga abasekuruza, ariko yihanangiriza abasizi, abibutsa imirimo y'Imana iyo yabakoreye, n'uburyo yabakuye mu gihugu cya Egiputa, n'uburyo yabarinze mu butayu, n'uburyo yabahaye igihugu batagihawe n'amaboko yabo, ahubwo akaba ari Imana ubwayo yabahaye igihugu, yabahaye gakondo iyo yabasezeranyije. Hashize iminsi myinshi Uwiteka amaze kubaruhura mu ntambara z'ababisha babo, bose bari babakikije. Yosuwa ngo yari ashaje, ageze mu zabukuru. Ahamagara Abisirayeli bose n'abatware babo n'abakuru babo n'abacamanza babo n'abatware n'ingabo, arababwira ati, ubu dore ndashaje, ngeze mu zabukuru. Namwe mwabonye ibyo Uwiteka yagiriye aya mahanga yose ku bwanyu, kuko Uwiteka Imana yanyu ari we warwaniriye. Imana ishimwe. Yongeye kubibutsa ko ari Uwiteka Imana wabarwaniriye, ari we wabakuye ayo mahanga yose imbere. Ababwira ukuntu barwanya intambara bageze i Yeriko, ababwira ukuntu bagiye babona ukuboko kw'Imana gukomeye mu ntambara zabo. Anabasaba kutazakorera izindi mana z'abanyamahanga, abibutsa ko Imana ariyo bakwiriye gukorera yonyine. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Natwe dukwiye gukorera Imana yacu yonyine. Nta mpamvu n'imwe ikwiye gutuma dukorera izindi mana, nta mpamvu n'imwe ikwiye gutuma twiringira izindi mana. Imana idufashe kandi tugirire neza. Na Zaburi bene Kora, Zaburi ya 44 twasomye ni ya bene Kora. Bahagarutse ku kuntu Imana yabarwaniriye, ku kuntu Imana inkuru bumvise, bavuga ati Imana niyo yaturwaniriye, niyo twirata amaboko yayo. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ni Imana ikurwanirira, ni Imana ibana nawe, ni Imana byiringiro byawe, niyo buhungiro bwawe. Nawe ntukayibangikanye n'izindi mana, ntukayibangikanye n'ikindi cyose. Umaramaze kuyumvira, umaramaze kuyubaha. Imana ikugirire neza. Abo bantu nabo baramusubije, ngo abantu baramusubiza bati, kwimura Uwiteka ngo dukorere izindi mana biragatsindwa. Nawe urahire umaramaze gukorera Imana no kuyumvira. Amen.